n'umuntu umwe wa inkitangira byari bigoranye n'umuziki kugira ngo abakobwa bawukore, ugasanga baritwa amazina atandukanye kuko wabonaga nta cyerekezo, cyangwa se wenda bamwe bakeka ko ari ibintu biganisha ku burara no ku ngeso mbi. Hari umuntu umwe rero wa hafi twari kumwe wakomeje kumbwira ko ntashobora gukora ibyo bintu, ko ibyo bintu ari bimeze nko gushaka kubona ari we, gushaka kumera gute, kwishyira hejuru niko navuga, no gushaka kwimenyekanisha mu buryo butari bwo. Akabwira yuko ntaho byangeza, azi n'ingero nyinshi z'abantu bameze nkanjye, kandi ngo hari izina bakunze kwita abakobwa nk'abo, bantu ubona badashaka kuba bo bari bo, ngo bicare batuze. Niba uri umuntu wo hasi ugize gute ubimenye. Baravuga rero ngo bakunze kubita ba Knowless, ngo hari abakobwa benshi bameze nkanjye bigana n'iki n'iki. Ubwo numva birambabaje, hanyuma bimaze kumbabaza njya gukora indirimbo ya mbere irangiye, barambaza ngo bandikeho nde. Ndatekereza ndavuga se kweri bandikeho nde. Mbere nari navuze Jeanne Butera, ariko arambwira ati wapi ntuba ari Junior, wapi ntago iki n'iki, ati shaka irindi izina riri kaci ku buryo umuntu wese. Ndavuga ko muvuge ko iyo ndirimbo ari iya Knowless Butera. So biza gutyo narifashe ryanje muvuga nti maybe byanze bikunze ibi bintu hari aho bizangeza. Nifuza ko umunsi umwe wa muntu yazajya ndeba akibuka yuko nta kurutava nta na kurutagera. Knowless bishatse kuvuga ngo umuntu udafite icyazi cyangwa uzi biki, ndakeka. Iryo zina se kucyo yarifashe kandi ari izina navuga ngo bisa naho risebetse. Ntabwo risebetse, abantu bose ntabwo ariko bazi ibintu. Ikindi byanze bikunze hari ibyo nkurusha, hari ubumenyi wenda nshobora kuba mfite wowe utafite, hari n'ubwo ufite njyewe ntafite. Ntabwo risebetse rero. Hanyuma ariko turetse n'ibyo ngibyo byo kuba umuntu yarigoragoza ngo ashake wenda inyito mbi yaryo, njye hari impamvu narifashe kugira ngo ngire aho ngera, cyangwa se kugira ngo nkomeze. nuko nibukaga yuko hari abantu batifuza ko mba ndaho cyangwa nkora ibyo bintu, ngomba guprova yuko ibyo bintu nyine bishoboka. Winjiye mu muziki, winjiyemo nka Knowless Butera, ugomba kubaka izina kugira ngo ubashe kwemeza wa muntu, ndetse n'abandi bashobora kumva ko abakobwa badashobora umuziki. Ntabwo wigeze ukura muri bizazane bikomeye cyane ku buryo wagezeho ukavuga uti ibi bintu nyamara byavuze n'ibyo reka mbivemo? Iyo mu buzima busanzwe, apana mu muziki, iyo ntangiye ikintu ndagikora uko byaba bimeze kose, icyo byansaba cyose ndagikora. Birumvikana ko haciyemo ibintu byinshi cyane bigoye muri kiriya gihe, ntabwo byari byoroshye cyane. Wenda nk'ubu ngubu naciye muri byinshi, ariko nta gihe na kimwe nigeze numva yuko ngomba kureka umuziki, kuko nabonaga yuko finally mbonye ahantu nicara ngomba kuba ndi. Nahise mbona muziki ni passion yanjye, so nahise mbona ko aho ndariho ngomba kuba ndi. Byonyine no kuba wari usanzwe uri umwana w'umukobwa utamenyereye kuba uri mu bantu benshi, ufite amasoni n'iki, inshuro ya mbere ukabura imbere y'ibihumbi nka 5, ibyo byonyine byaguca intege. Wavuga uti mana yanjye, ni gute umuntu ahagarara imbere y'abantu bagana kuriya akavuga? Icyo ngicyo ni icya mbere. Hanyuma noneho ikindi sasa hakaza n'inkuru za buri gihe bitangiye kumenyekana. Inkuru ziba abari inkuru zitandukanye. Ikintu navuga ngo bakuvuzeho ukumva kigutesheje umutwe n'iki? Bamvuzeho ibintu byinshi, kuko wasangaga kenshi natangiye ntazi ko bizagenda neza, ariko birihuta biba. Donc mbona yuko ibintu bishoboka mu gihe gitoya. Rero urumva nari target byanze bikunze ko abakobwa atari benshi. Akantu nibaza ko kabaye scandal cyane kurusha ibindi byose ni igihe bakora ifoto nambaye ubusa, donc Photoshop, bafata umutwe wanjye bashyiraho umuntu wo igihimba kitari cyanjye, umuntu uri gukina ibinuza amafilime y'urukozasoni,
hanyuma urumva icyo gihe abantu ntago bari benshi bazi ibintu bya photoshop, abantu baratokesheje bati isi irarimbutse noneho nimurebe abamamagara niki cyaguteye kweri n'izina rya Yesu. Urumva abandi bati nukuri hanga ababizi of course. Ku nshuro ya mbere Knowless Butera yambaye ubusa kandi utigeze wambara ubusa mu itangazamakuru, wifashe gute? Yenda ninjye muntu wabibonye nyuma y'abandi, kubera yuko abandi babibonye mbere. Akenshi iyo naryamaga nakundaga gukuraho telefone, hanyuma kuko nabaga naryamye natinze nkabyuka ntinze nanone cyane. Ubwo rero nagiye kubona nko mu masaa 5 z'amanywa byageze hose, ari njyewe umuntu wanyuma udafite ayo makuru. Nkibibona nahise mbona ko atari byo. Ushobora kubona ikintu ukavuga dore umusazi, ibintu nk'ibyo se ni ibiki, ntubiha agaciro ukanarekera. Ariko ngiye kubona mbona missed calls nyinshi cyane z'abantu be, ndavuga isi yahiye tu. Ntabwo abantu bose bamamagarira icyarimwe, ntacyo abantu expectinga ko bahita bamamaga. Ese mvuga ntibyanze ko nzari nk'umuntu wapfuye, hari ikintu kibi kidasanzwe, kuko ntabwo umuntu yaguhamagara bangana gutyo ari ibintu byiza, unless nari kuba natomboye loto bakabimenya mbere. Rero akaba ari Knowless Butera, ubusobanuro bw'izina rye mwabwumvise. Yashatse gutaha agasopo. Nukuri pe, ari igihe abantu bagupinga ugaherayo ukagendana nuko gupinga nyine ukumva ko ntacyo ushoboye, kamera nkaho uteyeho kashe ku byo bakubwiye, ukabyemeza ko wa mugani ntacyo nzi koko, uzi ko ntabishobora, uzi ko ntashoboye. Ariko hakaba n'undi noneho upingwa, we noneho aho kugira ngo agende muri icyo kintu anemeze ko kuko ariko bimeze, agahita ashaka aharanira ko yemeza ko ibyo avuga atari byo, agakora cyane. Iyo ni nayo revenge, cyangwa ni nako kwihorera kwiza. Just ibyo babivuga ukanyuranya nabyo. Ntiyavuze ko uri igicucu udashoboye, uri umuntu w'umunebwe, ukabireka ko ibyo ngibyo byose bitandukanye n'ibyo bavuga, ukabireka ko ibyo bavuga bitandukanye, kerekana ubudasa. Uba ugomba kubyerekana gute nk'uko Knowless yabikoze. Akora amahita, akora indirimbo nyinshi cyane, akora ibitaramo byinshi cyane. Ati njye no kwiyita izina nawe ko byazina Knowless, ko numvaga wa mugani babivuga uhakwita Knowless, yita Knowless gusa gutyo. Riba izina ry'igikomere, ariko nanone izina ryamufashije kundi wundi. Aba wa mugore w'igitangaza umuziki, cyane ko mu bihembo navuga ngo bikomeye byagiye bitwarwa n'abagore hano i Rwanda, Knowless aza kwisonga. Aza kwisonga kuko uretse n'ibyo byo hanze mu Rwanda, Primus Guma Guma Superstar bivuga ko yayitwaye wenyine nk'umukobwa. Urumva ko afite ibikorwa by'indashyikirwa. Za Salax Award yarazitwaye. Wenda turetse bano tuzi ba kera ba Cecile Kayirebwa, Knowless muri no generation niwe mukobwa mugore navuga ngo ufite ibigwi biri hejuru, navuga amaze igihe kinini cyane mu muziki, adacika intege. Imyaka 12 mu muziki, urebye abandi ni bande bamazemo icyo gihe, bamaze imyaka 12 Odapasi bakora. Ariko ntabwo tumuheruka nawe, uracyamubona? Ntabwo tumuheruka, yakwinca ntabwo arimo. yaje nyuma gato, ariko ari hehe? abaherutse gusohora indirimbo yise filming. Ntabwo ari benshi cyane navuga ngo babashije kugira, ariko baba niba ari consistent niba bahozaho, ntabwo ari benshi cyane, ntabwo ari benshi cyane. Muri abo bake Knowless aragerageza byanze bikunze. Ni byiza rero kuri uyu umudamu ibyo amaze kutubwira, umvise Knowless aho byaturutse, izina Knowless aho byaturutse. Uyu munsi nawe niba hari umuntu uguca intege cyangwa wumva ko ntacyo washobora, ugomba kwimwerekera mu bikorwa, ntabwo ari mu magambo. Uceceke ubundi ukore, uzagera akore cyane. Knowless tumuvuyeho, tubanze twumve gato indirimbo ye yise ngo Uzakunda, iri kuri